Reka tubasuhuze mwese inshuti bakunzi b'ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio, tubahaye ikaze. Nitwa Simeon Muhumuza. Hanyuma kandi ubwo ku badukurikira by'umwihariko abari mu ntara ya gatandatu, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye muri Diaspora, ariko kandi n'abadukurikira muri mu Rwanda, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Mu kiganiro cya none uyu munsi twahisemo kubagezaho, birashoboka ko bamwe mwatangiye no kubibona mu binyamakuru bitandukanye, aho hari igitabo cyiswe Rwanda à la poursuite des génocidaires, kigaruka ku kazi kakozwe na Alain ndetse na Dafroze mu gushakisha abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi yahitanyemo abatutsi basaga miliyoni mu Rwanda. Iki gitabo cyagiye hanze ni igitabo cyanditswe n'umunyamakuru Thomas Zaribi n'ushushanya inkuru Damien Rudo, aho bagishyize hanze. Ariko kandi ni igitabo kigaragaza ko niba hari abatutsi basaga miliyoni bishwe muri jenoside, yumvikana ko hari ibindi bihumbi by'abagize uruhare mu kubica, nyamara ko bose batagejejwe imbere y'ubutabera, ahubwo hari ababashije gucika ubutabera bakajya kubaho ubuzima bwiza mu mahanga. Ibi rero ni nabyo byatumye Alain ndetse na Dafroze Gauthier bavugwa n'ubundi muri iki gitabo bafata umwanzuro bakiyemeza gutanga umusanzu wabo mu gufasha ubutabera kugaragaza abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko ariko ababa mu Bufaransa. Twagize amahirwe mu kiganiro cyacu tubasha kubona Madame Dafroze Gauthier, turavugana kuri ubu ari mu Bufaransa. Niba mudukurikiye neza, Madame Dafroze Gauthier, tubahaye ikaze kuri One Nation Radio. Murakoze. Yego, ngira ngo nari ngerageje kubinyuramo mu ncamake ibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro, ariko kandi reka ntangire mbabaza ikibazo cy'amatsiko. Mwari muzi ko hari abantu bari kubandikaho igitabo nyuma n'ubundi y'akazi musanzwe mukora? Ngira ngo si n'ubwa mbere tubiganire hano kuri One Nation Radio. Yego, twari tubizi kuko nibo babidusabye. Uyu mugabo witwa Thomas Zribi turaziranye hashize igihe. Twamenyanye cyane cyane igihe yakoze ya documentaire kuri Netflix ya Kabuga. Benshi mwebwe mushobora kuba mwarabibonye. Icyo gihe rero hari bimwe na bimwe twamufashijemo kuko yari mushyashya aje muri ayo mateka y'u Rwanda, noneho dukora ibishoboka kugira ngo natwe dutange umusanzu wacu ibyo twari tuzi. Yego, hanyuma rero aho igitabo kigiriye hanze, kuri ubu turi kukigarukaho, ariko mwebwe niba mwarabashije kugisoma, ese ibivugwamo byose ni ukuri? Mwacyakiriye gute mukurikije ibivugwamo? Mu by'ukuri ibirimo nta gishyashya na kimwe. Ibirimo ni ibijyanye n'amaperereza duhora dukora iyo turi i Rwanda, turi ku misozi, tugiye gushaka ubuhamya, tugiye gushaka ibimenyetso, aho ababicanyi bakoreye ibyaha. Icyo gihe Thomas Zribi yaje i Rwanda ubwa mbere akibitangira hari muri 2021, turi mu rubanza dutegura neza urubanza rwa Bukibaruta. Tubanza kujyana, nari ngiye kuvuga ngo turatemberana, nyine tumujyana aho dusanzwe tujya mu maperereza. Nawe icyo gihe yarandikaga, yabazaga ibibazo akandika. Ubwa kabiri yagarutse muri uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri, nabwo turongera dusubira mu misozi, dusubira kuzuza ibyo yashakaga n'aho yashakaga kujya. Icyo gihe rero agarutse, kuko mu by'ukuri iki gitabo cyanditswe ni bande dessinée mu Gifaransa.
hari umushushanyi witwa Damien Rudo bakoranye, noneho we arebye ayo mateka, arebye histoire, we akoresha gushushanya. We ntabwo yigeze aza mu Rwanda na rimwe, yakoresheje amafoto Toma yari yarafashe, akoresha n'amafoto yaje kureba hano mu rugo, ari aya famiye, yari abavandimwe, yari ay'inshuti, ari n'ayandi yose yarebye kuri web. Ariko mu by'ukuri bikubiyemo ni ibijyanye na za nkete dukora, harimo mu by'ukuri amateka ya Bukibaruta, harimo amateka y'uyu nguyu cyane cyane Biguma waciriwe urubanza ejo bundi. Harimo rero n'abandi dukurikirana bafite amazina, harya bivuga ngo iki mu Kinyarwanda, harimo za pseudonyme, ntabwo ari amazina yabo. Yego. Hanyuma umuntu yavuga ko kimaze igihe kingana gute kiri kwandikwa, ukurikije wenda igihe bababwiriye ko bagiye kucyandikaho? Ni ukuva icyo gihe mu mpera zo muri 2021 nibwo batangiye kucyandika no gushushanya mu by'ukuri uko bakoranaga ari bombi. Hanyuma rero hari n'undi abo bita abaproducteur, mu by'ukuri n'ufinansa icyo gitabo. Abo bose twabonanye muri 2021 tubemerera yuko bashobora kubikora. Yego. Hanyuma kuri ubu rero ku badukurikiye wenda nabo bashobora kugira amatsiko, ese kiraboneka gute? Ese hari ikiguzi cyacyo, cyangwa se ni hehe umuntu ashobora kuba yagikura? En tout cas hano mu Bufaransa kirahari, mu maribreri yose ntaho kitari, no muri za FNAC kirahari. Hariho n'abagifashe bafashe amakomande kuri site ya Amazon, ndibaza ko muyizi mu Rwanda no mu mahanga d'ailleurs, ntawe utayizi. Bashobora rwose, umuntu wese ashobora kukigura abishatse. Kigura amayero 24, ni menshi ariko rero ibitabo mu by'ukuri ntabwo bihendutse, kandi iki ngiki cyo cyuzuyemo n'amashusho. Yego, ngira ngo yewe nifuza ko tuza kugirana kino kiganiro, nari nabashije kubona na resume yacyo cyangwa se incamake yacyo. Nagize amatsiko, nubwo ari ijambo umuntu agenekereje mu Kinyarwanda, umuntu ubyumva, umuntu mukuru cyangwa se yaba ari umuto ariko usoma uzi amateka ya Jenoside, hari kote niba ariko nayita itangira ivuga ngo depuis 1994 il n'est pas un jour où nous n'avons pas prononcé le mot génocide. Ni ukuvuga ngo ugenekereje nko mu Kinyarwanda, ni ukuvuga ko kuva muri 1994 nta munsi n'umwe ijambo jenoside abantu batarivuga. Kuki mwahisemo ko uyu murongo ari ubanza? Ni icyo usobanuye, cyane cyane nko ku banditsi b'ibitabo, hari icyo iyo umuntu ajya guhitamo ijambo nk'iri biba bisobanuye, kugira ngo n'abazagisoma cyangwa se abazagikurikira bumve ubutumwa burimo. Mu by'ukuri ni Toma w'umwanditsi, ayo magambo ni ayacu koko, ariko niwe wahisemo gutangirira kuri ayo ngayo. Ubwo rero bishobora kuba byerekana uburemere ahari bw'iki gitabo, bikerekana n'uburemere bwa jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Hanyuma ngira ngo aka kazi n'ubundi mukora munakomeje, cyane ko ntabwo abantu bose bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi harimo abakihishe, nk'uko n'ubundi twatangiye ikiganiro tubibabwira, ariko harimo na bamwe wenda by'umwihariko mu Bufaransa mwagize uruhare mu kugira ngo mubereke ubutabera. Mwahuye n'ibihe bitoroshye, hari ababatega iminsi, ariko noneho uwakubaza wowe noneho by'umwihariko nk'uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, iyo urebye ubona umurimo wanyu mukora ufite akamaro ki by'umwihariko ku bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe Abatutsi?
mpereye hano mu gihugu dutuyemo cy'Ubufaransa, mu by'ukuri cyahishahishe imyaka myinshi cyane amateka ya jenoside, biratuma kuko iki gitabo cyanditse ni bede nyine ni bande desine, bizatuma abatoya, abasomyi bato bato cyangwa bo mu mashuri, bizatuma bizabaha uburyo bwo comment dire, appréhender l'histoire du génocide, bizabafasha kwinjira muri ayo mateka. yego Kuko ntabwo byoroshye mu by'ukuri, umuntu iyo uri muri lycée, iyo uri muri collège, ntabwo uvuga ngo ngiye gufata igitabo cy'amateka ya jenoside y'abatutsi ngo nsome, ntabwo mu by'ukuri byoroshye. Ariko ku buryo bagikoze urabona harimo pedagoji nyinshi, amashusho afasha kumva kurusha iyo ufashe umushishimuro w'igitabo gisanzwe n'iyo ugisoma. Ndibaza ko bizafasha abatoya cyane cyangwa n'abakuru, simbizi, kumva ayo mateka, bizabafasha kumva ibyabaye mu Rwanda, bizabafasha kumva mbese kuki aba bantu bicaye hano baraje bamaze imyaka n'imyaka, kuki ubutabera bwa hano butabakurikiranye, kuki parike zino abashinzwe ubutabera batakoze akazi kabo. Rero ndumva bizatanga, ntabwo ari ibisubizo ariko ni nk'ibibazo, interroger la société, kuki ibintu nk'ibyo bishobora kwemerwa, ko abantu b'abicanyi baza hano bagakomeza bakidegembya. Bizatuma kandi amateka y'abakorewe jenoside, abaresikape, famiye zabo, ndetse amateka y'u Rwanda yose, kuko byose bikubiyemo, ni mu gisoma muzabibona, mu by'ukuri hakubiyemo ibintu byose, amateka y'u Rwanda, amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, mbese nari ngiye kuvuga n'amateka hari yaba abajenosideri, ukuntu bahunga, ukuntu bahora biruka mu isi. Yego, sinzi niba nshubije ikibazo. Bituma kandi cyane cyane izi manza izerekana ukuntu izi manza ziruhura imitima y'abarezi, cyane cyane abakorewe icyo cyaha, bikerekana kandi amateka y'imisozi n'ahantu jenoside aho yakorewe, byagenze bite, yakozwe nande, yakozwe na bande, hasigaye abangana iki, ibyo byose biragaragaramo, kandi nyine ni amateka n'histoire. yego kugira ngo sinzi naba nashubije bihagije. yego wari ugisubije, ubwo ndagira ngo ahubwo no kubazagisoma cyangwa se kuba iki kiganiro bashobora kugira amatsiko. Muri iki gitabo harimo nk'aho umwanditsi yabakurikiye, yaba wowe n'umutware wawe Alain, muri kujya gushaka ubuhamya ku bagize uruhare mu irimburwa ry'abatutsi bari bahungiye muri kiliziya bakicirwamo bose, hakanagaragaramo kandi uburyo bwose bwifashishwa mu gukusanya ubuhamya. Ni ukuvuga ngo rero abadukurikiye muzifuza kubona iki gitabo, mwumvise aho mushobora kugikura, yaba wenda n'utari mu Bufaransa ngo ujye muri librairie cyangwa se mu isomero gishaka ukigure, ushobora no gushaka soft copy yacyo online. Mwumvise ko nawe wahari, no muri link y'iki kiganiro turaza kubaha, muri description turashyiramo link y'aho mushobora kuba mwagikura. Ariko kandi nongeye ngira amatsiko, Madame Dafroza, ngira ngo muri iki gitabo hari umuhanzi ndetse n'umwanditsi abenshi nawe bamaze kumenya witwa Gaël Faye, niwe wanditse ijambo ry'ibanze ry'iki gitabo cy'amapaje agera ku 192. Gaël Faye we yaje mate, umuntu yagira amatsiko.
Gaël Faye ni umwe mu bamambure ba collectif yego yacu, yego akaba ayirimo kuva imyaka myinshi rwose, yajemo akiri na muto kurushaho. Mm, Ni umuntu wiyenteresa cyane ku mateka y'igihugu cye, amateka y'u Rwanda muri rusange, ariko cyane cyane ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Nk'uko mubizi, abenshi yanditse n'igitabo cyitwa Roma yitwa Petit Pays, abenshi mwarayisomye. Dayeri no mu kinyarwanda bayishyize no mu kinyarwanda, yarasemuwe. mm, Ndibaza yuko editeur amusaba gukora iri jambo ry'ibanze, nuko azi neza yuko ari muri iyi collectif. yego Njye niko mbibona, kandi ashishikariye yego iswaba yayo. urakoze cyane. hanyuma ngira ngo uyu muryango wanyu wa CPCR, ubwo mu magambo arambuye ni Collectif de Partis Civils pour le Rwanda, ni umuryango ugamije gushakisha abakekwaho uruhare muri jenoside bihishe mu Bufaransa ngo bagezwe mu butabera. Kuva muri 2001 turi muri 2023, urumva imyaka irenga 22 uyu muryango ushinzwe ubayeho. Ubu rero umuntu yagira amatsiko akavuga ati mugeze hehe? Ese ni hehe nanone mwifuza kugera, kugira ngo n'abatari baherutse amakuru y'ibikorwa byo muri CPCR bayamenye? Yewe tumaze imyaka n'imyaka, ariko kuvuga ngo tugeze hehe, nari ngiye kuvuga ngo ntaho tugeze, ariko kameme turahageze. Hamaze kuba imanza zigera kuri 6, ariko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu hakatiwe abantu 6, 3 nibo bakatiwe burundu, nibo bakatiwe imyaka, nka Pascal Simbikangwa wari umukapiteni 25, hanyuma hakurikiye abari ba burugumesitire ba Kabarondo, uwitwa Ngenzi n'uwitwa Barahira. Abo ngabo bakatiwe burundu, bo imanza zabo zararangiye. Ariko nyuma hari abandi 3 nabo bakatiwe, ariko bose barajuriye. Interahamwe ya Kibuye yitwa Claude Muhayimana na Prefe Bukibaruta, wari Prefe Bukibaruta nawe yarajuriye. Hanyuma rero n'uyu Buguma wakatiwe ejo bundi burundu nawe yarajuriye. Murumva rero twareze abantu barenga 40, kandi turacyakora n'andi maperereza. Muribaza rero yuko ugereranyije mu myaka 30, turi hafi mu myaka 30, ndabona urugendo, simvuze ko rukiri rurerure, twaratinze cyane. Ubutabera bw'Abafaransa bwatsinze guca imanza. Izi manza zaradindiye kuva kera cyane, bazitangiye muri 2014. Murumva rero nyine abenshi bazapfa, abo twareze. Hari abantu bashaje cyane, abitwa Babigwenzare bari hafi kugera mu myaka 90, abitwa ba Serubuga wa leta majora Juin ageze muri za 85, hari sinibuka. Bagata Kanziga barenze 80. Murumva rero abenshi bazaba barapfuye. Niko nibaza ugereranyije n'ukuntu ubutabera bw'Abafaransa bukora. Muri iyi minsi iri imbere hazaba urubanza rw'uwitwa wari muganga i Butare, ginecologue Sostene Munyemana. Ruzatangira kuri 13 ukwa 11. Nawe rero mwibaze, uyu mugabo yarezwe muri 1995 mu kwezi kwa 10. Muribaza icyo gihe cyose uyu mugabo aracyari muganga, aracyakora. None se murumva ibintu biduteye isoni, biteye n'agahinda ahubwo. Ni ukuvuga rero yuko abazacirwa imanza bazaba bake, ariko rimwe na rimwe umuntu
yiha amahoro akavuga ati nabyo ntacyo, abo ngabo bazaba bararuciriwe, ubutabera buzaba bwaragaragaye kandi bizaba byerekanye yuko jenoside yakorewe abatutsi koko ifite abayikoze. yego. Hanyuma aho umubano w'ibihugu byombi, ubwo ndavuga Ubufaransa n'u Rwanda, umwaka ushize ngira ngo wasaga nk'aho agatotsi karimo gasa nk'agakemutse, hari changement cyangwa se hari impinduka ubona ziri kubaho mu kwihutisha imanza, cyangwa biracyagenda bigura intege nk'uko ubitubwira? Njyewe ikintu mbona, mu by'ukuri ntidushobora kurenza imanza zirenga ebyiri mu mwaka. Uti kuki? Urubanza rumwe rufata amezi 2 buri gihe cyose, kandi ni logistique, nta mwanya hari uhagije nabivugamo. Murabyumva, hari igihe abantu bava i Rwanda bagera nko kuri 70-80 baje gutemanya. Urumva ni urubanza, imanza zimara rumwe rumara amezi 2 mu by'ukuri. Twaba ikibara turwamaze amezi 2, bariya ba burugumesitiri nabo ni uko. Perezida Macron yavuze yuko ngo hazajya haba imanza 2 mu mwaka. Murumva rero yuko mu by'ukuri ntibizahaza kuko abantu bazacirwa imanza basigaye ni benshi, nubwo badusezeranyije igihe cyararenze, le temps perdu ne se rattrapera jamais. Kuvuga ko niyo wagira ute ntabwo bazacirwa imanza bose, ntibishoboka. Yego. Kubera igihe cyashize, kubera ko twatangiye bitinze. Ariko niba Ubufaransa bibishishikariye tukajya tugira 2 buri mwaka, hari zimwe zizakemura. Twebwe turiho turarenga, ariko hari abatoya bazazikurikirana. Icyaha cya jenoside ntabwo gisaza. Icyangombwa ni uko aho buri muntu wese ari mu gihugu cyose arimo, yazi yuko buri muntu nk'uriya akekaho icyaha cya jenoside yakora igishoboka cyose nawe akajya imbere y'ubutabera. Yego. Reka tugushimira cyane Madame Dafroze, ariko mbere y'uko wenda tugana ku musozo, ubutumwa wasorezaho ku bari badukurikiye muri iki kiganiro, by'umwihariko no ku bazasoma iki gitabo, ni ubuhe? Tunagushimira ko wemeye kuganira. Kukibereka, ariko ndibaza ko mwakibonye. Yego, turakibona rwose. Okay. Yego, ikindi nababwira abatuye hano mu Burayi, Yego. ariko ni Rwanda, ndibaza ko mushobora kwikonekita. Hari documentaire y'uyu mugabo Thomas Ribi iza gusohoka kuri uyu mugoroba hano mu Bufaransa, kuri chaîne y'abadepite de l'Assemblée nationale, yitwa LCP. Ubigereranyije urabona yuko iyi documentaire irasa naho ije kuzuzanya n'iki gitabo. Rero abashobora kubifata, nayo iravuga ngo Rwanda à la poursuite des génocidaires rwandais. Mushobora kubifata, biraba ari hano ku isaha y'Abafaransa, turaba turi 2:30. Yego. Bashobora kubireba. Ab'i Rwanda namwe nabonye yageze kuri YouTube, mushobora kubireba. Yego. Reka tugushimire cyane rero kuba wemeye kuganira natwe, hanyuma kandi ubwo dusoze tunabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza n'akazi keza mu mirimo yanyu. Mwakoze cyane Madame Dafroze. Namwe murakoze, ndabashimiye. Yego. Nshuti bakunze rero b'Ijwi rya Diaspora One Nation Radio, naha dusoreje ikiganiro cyacu. Mwibutse ko twagarukaga kuri iki gitabo, ni igitabo gisohotse cyitwa Rwanda à la poursuite des génocidaires, kigaruka ku kazi Alain ndetse na Madame Dafroze Gauthier bakora cyangwa se banakoze mu gushakisha abagize uruhare muri jenoside yahitanyemo abatutsi basaga miliyoni mu Rwanda. Ubwo mushobora kuza kugishakisha, mwumvishe ibyo twagarutse muri iki kiganiro. Hanyuma kandi ubwo reka dusoze tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye. Nitwa Simeon Muhumuza, mugire amahoro y'Imana.